Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jao Jado Artist Official. Iyi YouTube channel ni Jao TV Show. Abamaze igihe ahangaha ndabashimiye cyane, muri abafatanyabikorwa, muri inshuti z'akadasohoka. Abaje uyu munsi rero ndabasaba kugira ngo murebe neza ko mwakoze subscribe, nimusanga mutarayikora muyikore, mufungure inzogera, ubundi tujye tubana mu biganiro byose tunyuza hano kuri Jao TV kuko ni ingirakamaro. Njyewe rero suhuza ni Jado, nkaba ndi kumwe na Mayi byose Pasi. ako nari nkwize Mayi byose byari bihagije. Yewe ndi byose byawe. Yego. Ari kuriya. Kuri bari yuri Pasi. Kuri barandi Pasi. Okay. Uyu munsi rero nta bintu byo gutinda mu magambo. Abantu benshi hanze aha baba barira bati abantu bacu baratunaniye, twabuze uko tubigenza. Uyu munsi rero reka tuvuge ku bapapa cyangwa se abagabo, ubutaha tuzagaruka tuvuga ku bamama cyangwa se abagore. Yego. Njyewe rero nyuma yo kumva kese nyinshi zivuga ko mu ngo bitameze neza, naje mvuga nti ndambiwe abantu birirwa barira Oya ntibakarire. bavuga ko abagore babo babananiye. Ntibakarire pe. Ariko uzi ikintu baba babura Mayi byose? Cyangewe ndakizi pe. Urakizi Ndakizi. cyangwa uragikeka? Ngira numva icyo bashaka kuvuga wenda ubwo naje bigire. Aha nawe mbajije. Ubwo uzi umuntu ukirira? Umuntu ukirira n'utaramenya Jao TV Show. Kuba akurikira Jao TV Show ntabwo yagakwiriye kurira. Areba ibiganiro tunyuza hano. Yes. Kuri izi ndorerwamo za Jao. Akurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko bigiye bikurikirana. Ayo marira rwose ntiyayakozwa. None rero wowe mugabo urira uvuga uti umugore wanjye yarananiye, ndagira ngo nkubaze, ese inshingano waba uzuzuza neza mu rugo? Izo ibijyanye wenda n'imihahire na buri kimwe cyose cyo mu rugo, kugenda ukagera mu cyumba hari ikambere mu nshingano ze, byose waba ubyuzuza neza, noneho ukabona byanze? Ndongera nkubaze ikibazo cya kabiri, ese umugore wawe uvuga ko yakunaniye umutereta ute? Ese waba uzi ko umugore ateretwa ukimurambagiza ugakomeza paka ashaje akagira imyaka 70 ukimwita Mayibe? Iryo banga. Iryo banga. Cyangwa nawe uri umwe mu bazi ko iyo wamaze kumwibikaho mbega ubu ugiye kuba bize ngarame nta bindi biba bikureba? Reka rero tugire dutya ubundi tugaruke mu kanya. Abasanzwe hano rero kuri iyi YouTube channel ndabashimiye cyane. Abashyashya reka nabo mbanze mbakire, nimurebe ko mwakoze subscribe, nimusanga mutarayikora mukande subscribe, mufungure n'inzogera, ubundi dukomeze iki kiganiro. Muri iki kiganiro rero tugiye kuvungurira abagabo kuri tumwe mu tubanga tw'ukuntu banoza urukundo rwabo mu rugo. Hanyuma kandi muntize amaso n'amatwi kuko tugiye kuvugiramo ibintu by'ingenzi muri iki kiganiro. Ni amagambo asanzwe, ni amagambo mbese umugore wawe wenda asanzwe yumva, ariko ntubice amazi. None se ubundi wowe hari ijambo rishyashya wumva warema umugore wawe atarumva mu matwi ye? Urebye riba ari ntaryo. Ariko ayo magambo se asanzwe yumva uyakoresha ute? Erega buryo ushobora no kumubwira ijambo asanzwe azi, ariko bitewe n'uburyo urivuzemo wakumva riraryoshye azifizi nkaho ari rishyashya. Hanyuma uze kwihangana urangize kino kiganiro, kuko ku musozo turaza gusoza tukugira inama y'ukuntu wakwitwara mu gihe ubona warakoze byose ariko bikanga. Ariko Mayi byose, ndakumva Mayi byo. ubundi abagore benshi
kuki bakunda kuregwa akantu ko kunanirana mu ngo zabo? Hari igitekerezo ufite kuri ibyo bintu? Igitekerezo ntabwo cyabura. Njyewe uko mbibona ahanini abagore bakunze kunanirana nabafata mu buryo bubiri. Hari umugore unanirana bitewe n'uko atajya anyurwa, yego, akaba abona ibyangombwa byose nta n'ikintu na kimwe umugabo we rwose yabuze amuhereza, ariko akaba afitemo ya kamere yo kutanyurwa. Abo ni bamwe. Abandi mba mbona ari ba bagore, mbese ndabavuga ngo kira ntabwo nyine ikore mu mitana wibwira abatanazi uvuga ukuntu byumva. Abandi bari mu cyiciro cyo kuba badahabwa ibikenewe. Hari ukutanyurwa, harimo kudahazwa n'ibyo bifuza, ugasanga nyine habayeho kunanirana. Sinzi wenda mu buryo byumvikana neza uburyo nakoreshamo, ariko njye ndumva byumvikana neza n'ikinyarwanda. Ariko se ubwo nuko nabyumva, kudahazwa se ubona umuntu yahaza umuntu gute? Ibyo byo ntibibaho. Ntabwo wahaza umuntu, ntibibaho. Ubu se uyu munsi dushobora wenda kubwirirwa, ariko nyamara atari uko nabikwimye, ahubwo ari uko nyine iyo situwasiyo twayigeze iteye ityo. Ariko njye nkaba nyizi bishobora kubaho, ariko situwasiyo uko yagenze ikaba atari ku mpamvu yawe, mu by'ukuri ndi kubibona ko nta kintu wanyimye, icyo gihe nkihangana. Ariko noneho hari utabyurira akavuga ati ubundi si ibi ni ibiki, akumva nyine ibyo bintu ntibimugeye. Akantu ko guhaza umuntu ko njye ntabwo ntemeye neza, abadukurikiye muri komenti bazabitubwira. Ahubwo icyo wari uvuze mbere, ongeraho wenda ikindi cy'abantu babeshywa, abantu babeshywa, akaba yababazwa nuko nyine abeshywa n'uwo bita ko bari kumwe mu rukundo. Wenda nari mbivuze mu buryo buciye ku ruhande, ariko umpaye urugero rwiza uvuga uti gute umuntu yahaza umuntu. Umpaye urugero ruvuga ruti twabwiriwe, ese uzabwirwa n'iki? Nanjye nkubwira mu byo mbona nta hantu wankinze, mu by'ukuri nanjye sinakunaniza, ariko mu gihe mbizi neza ko hari icyo wacishije ku ruhande, mu by'ukuri ibyo bintu tukaba tubwiriwe, mbizi neza ko ufite niba ari amafaranga, icyo gihe nyine ubwo urumva hari igipfu. Hari utashobora kubyihanganira, hari ababyihanganira, ariko hari utashobora kubyihanganira, ariko imbarutso ikaba ari inde? Nyirabayazana nyine akaba ahari. Yego. Hanyuma ubundi buriya umugabo yagatwaye ate umugore we mu rugo kugira ngo umugore yumve afite ibyishimo mu rugo, mbese yumve nta hantu Ndagenda kumva cyane. Ubundi umugabo uburyo yatwaramo umugore we, twebwe ubundi abadamu dukunda guteretwa, tukabwirwa amagambo meza, ukuntu biba ari byiza. Uzi kuba ufite umugabo agahora gutereta akubwira imitoma mu magambo meza, amagambo meza ubwiwe n'umukunzi wawe, umugabo wawe byongeye, ni ukuri kw'Imana arubaka, ariko akaba asoretse ubunyangamugayo nk'uko uhoze ubivuga. Ubunyangamugayo rwose. Niba umbwiye uti ndagukunda, urumva ndagukunda, ikaba ndagukunda utari wivuga iri ku rurimi ngo isohoke yiruke nyine nyumve mu matwi yanjye, ariko ku ruhande hari iki? Hari ibindi bintu bidutwaye. Mbega umugabo wawe ntakubwira ati ndagukunda, kandi mu by'ukuri iyo ndagukunda afite n'abandi banayisharinga. Ugasanga arayiguhaye, ariko mu minota ayivuzemo hari undi utegereje kuyumva nk'uko uyumvise nawe, cyangwa se hari undi uyumva kuruta uko wowe wo mu rugo uyumva. Ibyo biraryana, ibyo bintu biraryana rwose. Aho rwose n'umuntu ubikora
ashoboye kugira ngo yagarukira hafi rwose. Ubundi rero bagabo bene data, umugore wawe cyangwa se abagore banyu ntabwo bakeneye imitoma yindi y'ibikabyo imwe ivuga ibintu nyine ushyira logike ukumva ntibinashoboka. Wenda nk'urugero ugasanga umugabo ari kubwira umugore ati madamu wanjye, sheri wanjye, ndagukunda, nzaguha ijuru n'isi. Ibyo bintu bidashoboka, ntibishoboka. Wamuha ijuru n'isi se? Ni ibyawe, ni ibya so se? Akantu k'ubuze ni keza. Ntiwamubwira ni si ibya se, si ibya sekuru, si n'ababana pe, yarangiza ubimuhaye ute? Ni ikibazo. Ngo ndagukunda, ngo nk'uko ifi ikunda amazi mu nyanja. Just ifi ikunda amazi koko, ariko nuko ariho yaremewe nyine kuba. Wowe nyine mubwire ko umukunda nkawe, sibyo? Ariko nyine ifi nayo ifite uko ikunda ari amazi, kuko nyine niyo yaremewe kubaho. None se koko ibintu ushyira logikari nyine ukumva ntibishoboka, irinde kubimubwira. Ngo ndagukunda, ngo nkugabire iriya misozi yose, ngo n'ibibaya. Niko ye. Kandi muri iyo misozi nta na hegitari byibura cyangwa y'ubutaka cyangwa nta n'igiti byibura gihagaze. Usanga bavuga gutyo, uyu munsi aba ari hano, ejo ari hariya, bagenda bakodesha bimuka, ariko akagaba imisozi n'ibibaya ntumurushye. Ibyo rero nibyo bibi. ngo matango ndagukunda, ngo ku buryo napfa ku bwawe. Oya sha. Kandi igihe urupfu rutunguranye ugasanga ahagaze hariya yitaruye. Ngo iki? Sari umuntu ujyana n'undi. Mubwira imitoma ishoboka. Uzabasha gusohoza. Umva rero, njye mbagira inama ku bintu rwose biri easy, biri simple, nyine biri aho binashoboka. Mugabo mwene data, bwira umugore wawe ko ari mwiza. Ariko wenda mbere yo kumubwira ko ari mwiza, banza wirinde ikintu cyo kumuca inyuma, kuko nicyo kintu nzi. No mu rukiko bavuga ko umuntu ufatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi, ako kanya divorce isongoye rwose aba yimerita. Numara kwirinda icyo ngicyo rero, wumva ibindi bibaju byo hanze ntacyo bibi, nyine ni byiza, ariko kuri ba nyirabyo. Nawe ikibaju cyawe wasize mu rugo nicyo cyiza kurusha biriya bindi. None numara kumva ku kantu waragasevinze, warakavivuye, bwira umugore wawe ko ari mwiza. Iryo jambo ntabwo ari rishyashya pe, ariko nanone bitewe n'uburyo urivuzemo, bitewe kandi n'ukuntu haranira ko bwa bwiza bw'umugore wawe nyine bugaragarira no mu maso y'abandi, n'umubwira ko ari mwiza, aravuga ati wow, umugabo wanjye aba yanguriye amavuta, kuko ubwo bwiza avuze koko nawe azi kubushakira ifumbire nyine akabubagarira. Mubwire ko ari mwiza. Iryo jambo koko riragoye. Nta nubwo rigoye. Umva irindi banga ngendeye kuri iyo nama ya mbere, kuri ubwo buryo bwa mbere. Buriya hari ibintu twebwe, hari uburyo dukozemo, hari ibintu tugaburira ubwonko. Njyewe umugabo wanjye yambwiye ko ndi mwiza, rya jambo ryiza riraje, rijemo na bwa bunyangamugayo. Inama ya mbere amubwiye niyo kutamuca inyuma, rije ryuje ubunyangamugayo, njyewe ndaryakiriye. Mu gihe yambwiye ko ndi mwiza, mu by'ukuri nindi gaburira ubwonko, bwa bwiza bwanjye buraza gutyo. Kuko amavuta wampaye nzayisiga mfate, nzarya ibiryo bijye ku mubiri bitange vitamine, unabone ko ubwiza bwawe mbubona. Babawe cyane, nanaryiyumvemo nyine, urumva ubwiza bwanjye buzaba bwiza cyane kubera ko niyumvisemo ko uri kubibona. Umugore wawe nutamubwira, wowe utukurikiye ni wowe mbwira, uri umuntu w'umugabo. Umugore wawe nutamubwira ko ari mwiza, hari abandi bazabimubwira, noneho natekereza ko utajya ubimubwira yibaza ati ubundi umugabo wanjye we ubu bwiza abandi bambwira we ntabubona. Ubwo ikizakurikira wowe uracyumva nawe. Aka kabiri rero, bwira umugore wawe ko yambara akaberwa.
edayeri n'aba yambaye avuye mu rugo agiye kuva mu rugo, ntugacikwe ngo utume ava mu rugo utamubwiye ko yaberewe. Nutabimubwira hari abandi bazabibona ko yaberewe, wenda rimwe na rimwe wenda banabimubwira bamubeshya, ahubwo bashaka kumugusha mu mutego wo kumujyana mu busaswa. Niko kuri. Ariko nyamara wenda nuba wabimubwiye cyangwa nuba ari akantu ukunda kumubwira, abandi bazabimubwira azumva ari ibisanzwe, kuko umugabo we aba yabibonye mbere y'uko abo bandi babibona cyane. Ubwo kandi haba ku myenda wamuguriye, haba ku yo yiguriye, haba ku yo yabonye mu bundi buryo, mubwire ko yambara kaberwa, wereka ko kaba araberwa kuri da cyane. Aka gatatu rero, mubwire ko akubyarira abana beza. Umwana wawe niba afite umutwe niyo waba umeze nka trapeze, urumva, niyo waba umeze nk'iki bose, ntabwo ndi buvuge ibintu bikaze ntagira uwo nsesereza, ariko uko yaba ameze kose menya ko imbuto wabibye nizo usarura. Ntabwo uzaba usa nyakizi. Isura yawe niba uri umwirabura, reka mbivuge mu mvugo yoroheje, ntabwo utegereje kubyara umushinwa, ntabwo utegereje kubyara umuzungu. Rero umwana wawe uko ameze kose ni uwawe, ni wowe wakuvuyemo. Umugore wawe icyo wamubikije nicyo yabikuye. Mubwire ko akubyarira abana beza. Sheri, iyo umugabo yahindukiye mu by'ukuri akabona wa mwana we akamubonamo ubwo yego, mu by'ukuri nta rukundo aba agifite, kuko niba yahindukiye amaraso ye yabyaye akavuga ati cyana ugiye kugenzura urukundo ruri ku mugore wasanga ari buke cyane. Oya, aho ntabwo turi bujyane. Umugore ashobora kuba ari umunyonyo, ari keza, ateye amabengeza rwose, ariko umugabo kubera ukuntu yitereye n'undi akibyara, urumva, ntabwo biba bivuze ko umugore we atamushimisha, ariko nyine umugabo akaba ntashimishwa n'urubyaro rwe kandi yirengagije nawe isura afite, urumva. Rero wa mugabo we, ndakwinginze, umwana wawe uko ameze kose, nta maraso yawe ni isura yawe niyo yagiye iragaruka, bwira umugore wawe ariko ko yakubyariye abana beza, ubundi bigutwaye iki? Nakomeje kubivuga nanjye, amagambo meza twumva tubwirwa n'abagabo bacu niyo aturemamo ababyeyi bizihiye urugo mwebwe mushaka. Yes. Kandi ikindi, wa mugabo we, wowe wiyumva gutyo ni we nkiriho, buriya Imana n'umukozi w'umuhanga ishaka kuba itarabahaye ubwo bwiza wowe n'abana bawe, ariko ikabaha mu mutwe. Yego, ubuhanga. Ikindi, iyo ufite umugore w'umuhanga ndetse n'umugore mwiza, nabyo mbigarukeho, uba ufite amahirwe menshi yo kubyara abana b'abahanga kandi beza. Mu gihe ariko bitagenze neza, n'ubundi niba uri kagagi, isura yawe akaba ari igenda ikagaruka, byakire kandi ushimire umugore wawe. Ariko se ubu ngubu ararinda ajya gushakira wenda indi sura ahandi, ubundi waba yiyobewe. Hari abajya babipfa ku buryo areba akavuga ati uyu mwana si uwanjye kandi fotokopi ari we. Oya, bari we. Abantu habaho ibitekerezo byinshi, reka tukarenga ko ngako. Umugabo mwene data rero, mukuru wanjye, murumuna wanjye, niba muri ku meza wowe na madamu, rwose ntugakore ikosa ryo gutangira kurya ngo urinde usoza udashimiye umugore wawe ngo umubwire ko yatetse neza. Ibiryo waba wabihashye, yaba yabihashye we, mwaba mwabihawe n'inshuti zanyu, igihe muri kurya jya wibuka kubwira umugore wawe ko yatetse neza. Niba umugore wawe acitswe agakora ikosa,
unyumve neza aracitswe ntabwo ari ingeso ye kuko ingeso yo ntawe uyivura kamere ijyana na nyirayo ariko niba acitswe agakora ikosa nk'umuntu mubwira uti ibi wari kubikora mu buryo ubu n'ubu ariko mu ijwi ryoroheje yego ritagaragaza uburakari nk'ubw'igikoko icyo warenzaho aho ngaho icyo narenzaho buriya abagore turoroha dutinya umujinya muremure kuko iyo uhindukiye ukamubwira uti n'umujinya mwinshi mu by'ukuri kwa kwisanzura oya n'urukundo yagukunda gerega agenda arugabanya avuga ati uyu muntu azananyica iherezo ntazananyica akantu nakoze nacitswe nkakora niko gatumye abisha kuriya ugasanga umubitsemo ubwoba mubwira uti wari kubigenza gutya mugore mwiza mu ijwi rituje nyine ba wowe nyine kwa kundi wagiye wiyoroheje utereta bwa mbere komeza ugaragare muri iyo sura abandi wenda hariho abantu batajya babasha kugenzura umujinya akaba yahita yasirizaho ako kanya nk'uko tubivuze akamutonganya ariko biba byiza iyo usubije inyuma umutima ukavuga uti aha hantu ko mbigenje gutya reka mbikosore burya twe turoroha iyo ahindukiye akavuga ati akabikubwira ni neza nakubwiye nabi ariko rwose wenda umbabarire gusa uze kubikosora biba byoroshye cyane guhita umuntu agaruka muri mudu yari arimo ako kari akantu rero ka gatanu akantu ka gatandatu rero niba ufite akazi kiyubashye cyangwa se kakugira igikomerezwa uri wa muntu utinyitse nyine mu kazi kawe swati uri nk'umusirikare ukaze wenda ufite ingabo uyobora uri umuntu wo mu biro byo hejuru iyo bikaze I never know where you are ariko menya ko ukaze mu kazi kawe ariko cyagihe utashye ugiye kwinjira mu rugo ugeze ku marembo iby'akazi ubisiga inyuma y'igipangu mu rugo uba umupapa usanzwe rwose mu rugo uba umupapa usanzwe icyo cyo ndumva nta byinshi nakivugaho kugeza ahangaha ubu hari umuntu uri kuvuga ati saba ngaba ibi bari kuvuga se ubundi si ibintu bisanzwe nta gishya kirimo reka da igishya kirimo ni iki rero buriya ibi bintu ni ibintu bisanzwe kuko nakubwiye ni wowe nta jambo rishyashya nta n'imimerere mishya wowe uzazana kuri iyi si umugore wawe atarabona nta n'ijambo rishyashya uzarema atarumva ahubwo ibihari bisanzwe bikoreshwa ubikoresha ute ubitwara ute hari igihe tuvuga ngo abantu baratunaniye ariko nyamara muri uko kutunanira kwabo ari twe tubigiramo uruhare niko kuri reka twikomereze rero gerageza kumenya ibyo akunda ubimushyigikiremo hanyuma ibyo yanga nawe ubigendere kure niko bimeze ni ukuri da akantu rero ka cyenda gerageza gukunda umuryango washatsemo ubwo ni umuryango w'umugore wawe yego ukunda inshuti ze kandi uzubahe cyane ubundi inshuti z'umugore wawe ubundi niwo muryango uba ufite niwo muryango uba ufite kuko umugore ntabwo uzamenya izo nshuti umugore atari we wazikweretse izo nshuti ziwe yaguhaye niwo muryango icyo gihe nuramuka ugize utya ugaterera ijisho aho wiboneye nyine ukabatera umugongo mu by'ukuri ntabwo urukundo rugira ntabwo ruba ruryoshye umugore ashobora no kwihangana anyangira abantu ariko ubwo urumva nyine igipimo kiba cyagabanutse pe hari akantu rero bita agashingura cumu mu cyongereza rugize uko kitwa wowe utureba ni wowe mbaza yagize ngo ubajije
oya ndabaza uriya utureba mu cyongereza agashinguracumu bakita one for the road. One for the road rero twabateguriye. Now we are going to give you one for the road about the advices that we have prepared for you. Gerageza kutamwisha inzara ku bushake kandi wirinde ugendere kure ikijyanye n'igisa no kumuca inyuma. Kuko ibyo bintu no mu rukiko birahanirwa, ni icyaha gikomeye cyane. Nta byinshi ndi buvuge kuri iki. Ibyo wakorera umugore rero akishima ni byinshi cyane. Ibi ni bike, ni nk'agatonyanga mu nyanja, ni bike cyane, ni bike twateguye. Namwe muri komenti mwajyamo mukagira mute, mugashyiramo n'ibindi, mukavuga muti naka umugore wanjye namutwara gutya, nagira gutya, nagira gutya. Sasa rero reka tugire inama abantu bagerageje gukora byose ariko bikanga. Birashoboka ko ari igihe uhura n'umuntu neza ugakora ibishoboka byose ariko mukanga guhuza. Inshuti yanjye cyangwa se inshuti zanjye, kuko nzi neza ko iki ngiye kuvuga kitaba ku muntu umwe cyangwa babiri, ni benshi cyane. Bituze umubare wabo ariko ni benshi hanze aha, ingo zirataka, abantu barashize. Bireze rwose. Rero niba byaranze warabagariye urukundo bikanga, ukakora ibishoboka byose bikanga, inshuti zanjye, inshuti yanjye, witerwa ipfunwe nuko ugiye gusenya urugo ngo urebe ku nshuti zawe ngo zizabifata zite, ngo urebe ku muryango wawe ngo uzabifata ute, kuko urugo rw'uruhatirizanyo rubana mu makimbirane havukamo impfu za hato na hato. Kandi iyo habaye agisida cyangwa se niba wabikora ku bushake ukamwica uvuga ngo uri kwikiza umuntu wakuzengereje, muvandi ujya muri gereza. Kandi ba bantu watinyaga ko bazaguseka wasenye watandukanye n'uwo mwashakanye cyangwa se mwashyingirana. Namaze kumenya ko gushakana no gushyingiranwa bitandukanye, ari ibintu bitandukanye. Umuntu mwashyingiranwe ni umuntu mwashyingiranwe nyine byemewe n'amategeko. Umuntu mwashakanye ni umuntu mwiyumvikaniye mukajya mu rugo. Rero ba bantu wowe watinyaga ko bazaguseka kubera ko atandukanye n'uwo mwashakanye cyangwa se mwashyingirana, iyo ugiye muri gereza ugenda wenyine my friend, kugira ngo wumve ukuntu binakaze nta n'uwagusura. N'ugerageje kugusura wenda ari family yawe, kuko wenda bo ntibaterera iyo burundu, ariko azaza akubwira ati wakoze igikorwa cy'ubugwari my friend. So ndabashimiye rero nshuti bakunze mwari muteze amatwi iki kiganiro. Njyewe nari jyaho nk'ibisanzwe, nari kumwe na Mayi byose Pasi aho hasi muri comment. Rero jyamo utwandikire utubwire icyo iki kiganiro kigusigiye, kandi byaba byiza utwandikiye ugasiga utubwiye uti ubutaha muzagaruke kuri ibi, kugira ngo tujye dukomeza tubahereza ibintu byiza kandi byubaka. Hari n'igihe waba ufite ikibyimba gishaka kumeneka no gukandwa kugira gikire, kuri byaho tuba tubafitiye byose. Yego, uzaze rero dukorane ikiganiro niba ubyifuza, niba ufite inkuru idasanzwe, niba ufite se ibintu wumva wagaragaza ariko ukaba warabuze aho ubigaragariza upfa kuba udasebanya. Niba ufite se akazi, dukora akazi ko kudoda, dukunda kwambika abanyeshuri, ubwo n'ibigo by'amashuri nyine, gushushanya mu bigo by'amashuri, imfashanyigisho z'abanyeshuri n'ibindi byinshi cyane. Waduhamagara kuri 0788259948 cyangwa se 0780 wanatwandikira no kuri email jadoartist@gmail.com. Nizo nimero tubabwiye kandi ziba no kuri WhatsApp. Ciao hasta la vista. Ciao Jado Artist Official ku isonga.